tugiye gutangira tuganira ijambo ry'Imana, ariko reka tubanze dusenga Imana. Mwami Imana yacu uri mu ijuru, turagushimiye cyane kuri uyu mwanya mwiza duhawe kandi uduhaye wo kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana, kugira ngo umuntu wese uzaryumva rizamugirire akamaro kanini. Kubw'izina ryawe ryera Mana tubyambaje, amen. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana, ibice 3 n'umurongo wa 16 kugeza 17. Handitse ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi guciraho abari mu isi iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Tubanje kubasuhuza mwese abadukurikiye kuri iyi shano Ijuru Rishya TV, tubifuriza amahoro y'Imana. Umuntu wese waremwe mu ishusho y'Imana, nyuma yaje kugwa mu cyaha, hanyuma amaze kugwa mu cyaha bituma ajya kure y'Imana. Kubera icyaha kimutandukanya n'Imana. Kubera icyaha kimutera ubwoba, kimutera ibibazo, kuko iyo umuntu acumuye ikimugaragaraho ni uko agira ubwoba, akagira ibibazo, akagira intege nkeya. Ariko kuko Imana yakunze umuntu, yakomeje kumukurikirana, hanyuma iza gutanga umwana wayo Yesu Kristo, nk'uko tumaze kubisoma ko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aha rero bitwereka uburyo Imana ari urukundo, yakomeje gukurikirana umwana w'umuntu wari wamaze kwiyanduza, akagwa mu byaha, agakora ibibi, ariko kubera urukundo rwayo ntabwo Imana yamuretse, ntabwo Imana yamwibagiwe, ntabwo yamugiye kure, ahubwo yatanze igitambo kugira ngo abashe gucungurwa. Niyo mpamvu nifuje ko twaganira ku bijyanye n'urukundo rw'Imana yakunze umwana w'umuntu. Gukundwa n'Imana ni ibintu byiza cyane. Iyo umuntu akunzwe n'Imana, kabona naho yaba ari imfubyi cyangwa se ari umuntu uciye bugufi cyane w'umukene, ariko Imana ikabimukunda, icyo kikuremamo ibyiringiro by'uko ntacyo uzaba, ukagendana icyizere, udafite ubwoba, udafite amaganya, ukagendana icyizere, udafite ibibazo, amarira n'agahinda, kuko uba ufite ibyiringiro by'uko uri kumwe n'Imana. Iyo umuntu ari kumwe n'Imana nta bwoba agira, igihe cyose aba yumva yuko azabaho, ubuzima buzakomeza. Ariko umuntu udafite Imana, udafite ibyiringiro, udafite kumva yuko Imana iri mu ruhande rwe imukunda, agenda yarihebye, agenda nta byiringiro afite, agendana ubwoba. Niyo mpamvu rero nazanye ubutumwa bukwereka yuko nubwo habayeho gucumura k'umuntu, hakabaho gukora ibyaha k'umuntu, ariko Imana yashatse kuduha igitambo cy'umwana wa Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atazarimbuka, ahubwo azabone ubugingo buhoraho. Ubwo rero nunarimbuka bizaba bitewe nawe, kuko kwizera byonyine gusa umwana wayo Yesu Kristo bizagukiza, biguhe ijuru, biguhe ubugingo,
biguhe kuzabaho mu buzima bwiza bw'umunezero w'iteka ryose, ariko nutizera umwana wayo uzacirwaho iteka, kuko abatizera Yesu Kristo Bibiliya itubwira yuko bamaze gucirwaho iteka. Rero muri uyu musozo nkaba nifuzaga yuko wakumva yuko urukundo rw'Imana, Imana igukunda, hanyuma ukifuza yuko mu buzima bwawe wakunda Imana. Niba Imana idukunda, natwe dukwiriye kuyikunda. Uburyo dukwiye kuyikundamo ni uko tugomba kwizera umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo tutazarimbuka. Rero tukaba tubisoje tubifuriza amahirwe, tubifuriza umugisha, tubifuriza ko Imana yo mu ijuru izabana namwe. Reka muri uyu musozo dusenge. Twongeye kugushimira Mwami Imana yacu uri mu ijuru ko tumaze kumva ijambo ryawe, kandi bitubwiye yuko ukwizera atazarimbuka ahubwo azabona ubugingo buhoraho. Reka rero umuntu wese wumvise ijambo ryawe, wumvise ubutumwa bwiza, bimuremo icyizere cyo kubona ubugingo buhoraho, kandi yumve yuko akunze Imana nk'uko Imana nayo yadukunze ikaduha umwana wayo. Rero dushoje twiringiye neza yuko buri muntu wese uzakurikira ubutumwa azabasha kubona ubugingo buhoraho. Ni mu izina ryawe ryera Mana tubyambaje, amen.